Ya reka nkubwire ngo niba utarakora subscribe jya kuri YouTube channel ya NI LAMBA TV ubanza ukande subscribe noneho ubanza unisobanure ukande kukayogera nurangiza ujye muri comment utwandikire utubwire ngo mambo vipi siko bimeze bikore gutyo wowe uramukoze umuti kabisa kandi subscribe nurangiza ujye muri comment utwandikire ngo mambo vipi wagwane sibyo ko njya numva muvuga ngo wagwane nyine cyandika muri comment ngo wagwane ngo weramba wagwane je nitwa Lamba uyu munsi yine episode ya mbere muriteguye cyangwa nago muritegura mbe ngasubitse YouTube channel yitwa NI LAMBA TV je nitwa Lamba sibyo yine episode ya mbere filime yitwa The New Girl mukobwa mushya mukobwa mushya The New Girl The New Girl The New Girl sibyo mukande subscribe noneho byo mwabyumvise mukande subscribe The New Girl The New Girl The New Girl hakuno rebe ni badutangije mu mujyi mwiza cyane urahabona ariko reba bishushanyo mbonera wagira ngo ninjye wabikoze ntarajya mu Gasobanuye ntabwo ushobora kudusebya kuri TikTok tuvuga nabi ngo nurangiza wumve ko twebwe tutakwishyura ngo tugusubize tuzagusebya tuzagushotora kugeza igihe nawe wibuze neza urabyumva ariko njye ntabwo nabavuze nabi ahubwo reka nigendere garuka hano ibaza ariko baracyavuga urabyumva wumva we mukobwa tugiye gukoresha buryo ki ubuzima bwawe muri kino kigo buzamera nk'ikuzimu abakobwa kandi byabyiza ibyo bintu bishyize mu mutwe wawe ukabyumva ko njye ntabwo nabavuze nabi nuko ariko muri kubifata mubifate mucyo nyine vayo hano shaka dukwiye kubifata gutyo byabyiza noneho nkubiseze intoki mutayemo runo rushyi karwumva mwanda gusa ko byaba byiza mukubise urushyi saro mukubise amuhohoteye bakobwa n'abana babi kanze ikirego nyijyane muri RIB Mr Henry hano turi muri office ya directrice umuyobozi wa cya kigo rebe buri kimwe kimeze neza mu rugo Everything is fine. yego buri kimwe kimeze neza mu rugo Amanda here has everything she needs at home. ndetse Amanda ubona hano buri kimwe arakibona mu rugo nta kintu I'm abuze really surprised that she's behaving in the way she did. ahubwo byaranunguye kubona ari kwitwara mu buryo yitwayemo. Well, you see, Amanda here is a very high performing student. Nibyo koko Amanda uri kubona uyu nguyu aratsinda pe performing And she has become very uncouth ariko mu gihe cyashize and lacking in yarahindutse character and moral that is yitwara nabi requires of her. abura imyitwarire asabwa n'ikigo. But as I guess, Niba ari inshuti mbi yagize simbizi. Amanda, what is going on? Meze bite? Papa, It was just a harmless prank, okay? ibyo koko twakoze nabi wumve twagize nabi. well, Amanda, Hakura mukobwa nawe arakazwa n'ubusa wumve. as you know, this school has a very high intolerance rate for bullying. Amanda urabizi kino kigo ntago kijya kibabarira abantu bakoze icyaha cyo gukandamiza abandi wumve. And so to keep to our code of conduct, we hereby suspend you for 1 month. Kugira ngo rero twebwe dukurikize dushyire mu bikorwa conduite yacu cyangwa se mbega tubungabunge discipline yacu nk'ikigo niyo mpamvu tuguhagaritse kwezi kose ticika Your mouth. ariko sinigize mukoraho papa. Your suspension starts this moment. Kandi ikindi iyo suspension itangiye nona kuvuga ngo iyo baguhaye suspension uri umunyeshuri ni nko kukubwira ngo genda uburuhutseho kwezi kose biba muhaye kwezi. That's a worthy punishment.
I totally ni igihano koko gikwiye understand. ndabyumva Oh, well, we understand that Amanda is going to be missing out on lots of schoolwork. natwe turabyumva Amanda hari byinshi agiye kubura muri kino kigo amasomo birumvikana Let's urumva catch up in summer school. ariko ashobora kugenda agakomereza muri summer school. Summer school ni bya bigo bifata abanyeshuri b'inzazame batsinzwe mbega bitagenda neza urumva summer school papa summer school ni ibigo by'impeshyi niko babyita za summer Apologize for school. our behavior. I'm really sorry. ngomba gusaba imbabazi ku myitwarire ye mumbabarire The suspension is not only going to be. kanizere ko icyo gihano cya suspension atari cyo cyonyine agiye guhabwa. Forget. Nari nibagiwe umve You are to write a letter of apology to the girl you bullied. Amanda ugomba kuwandika ibaruwa ukayandikira umukobwa mwahohoteye. Certainly, she will do that. Azabikora. Thank you very much for your time. You're welcome. Murakoze cyane ku gihe cyanyu mwaduhaye yego. Tugarure hakuno muri ya mihanda Ngarama Nyagatare. Urayibona mihanda ya Ngarama Nyagatare rebe hano Amanda ari kumwe na papa we. Papa Daddy. papa Daddy. papa Dad, I Bimeze can't bite? do summer school. We're going to London sinabasha kujya kwiga muri summer school papa. this summer. You promised. Nizere ko tuzajya London muri sama nkuko wabinsezeranyije. Oya ibyo ngibyo ntago bikiriho. Papa umva wisakuriza we. There's no but. Umva wiza nizo mpamvu zawe nta mpamvu nimwe. Bullying. Guhohotera abandi kubakandamiza. Bullying is a kind of behavior that you are into now. Ubu ngubu icyaha cyo gukandamiza nicyo urimo ubu ngubu. Nicyo uri gushinzwe. You do not have to Ntacyo nigize nkora papa. raise your hand. Nta nubwo wagombaga kuzamura ikiganza You cyawe. lent your voice. Wabatijijwe You lent your support. ubatiza umurindi. So that means you are as guilty as the person that. Ibyo bisobanuye ko nawe uri umufatanyacyaha nk'uwabikoze. Come on, Dad. Nawe uri umunyacyaha Girls talk. Hey. That's what we do. Abakobwa turavuga. Nibyo dukora. Ntabwo nakureze ngo ugende uvuge wubaka umunwa wa mukobwa we. You're not even sorry for what you've done. Nta nubwo ushaka gusaba imbabazi ku byo wakoze. Okay, fine. I'm sorry, Okay, Dad. papa, ngambabarira. Please, can we go to summer trip back Basi se now? rwa rugendo tuzarujyamo. This one is cancelled. Oya trip yo muri Samo narayihagaritse. Namaze kuruhagarika rwa rugendo ubwo ngubwo. Umve kurikira. Going to London this summer, and that's on period. Umva ngomba kuzajya London kandi igihe kiri hafi cyageze. Umve ibyo biri kuri timetable. Bebe hakuno tugarure hano reba ikici reba urukweto reba ukuntu atambuka urebe reba reba karoso noneho confidence nyinshi cyane reba ama confidence ahagaze tike Come on, be going. uraza ukagenda Folks, I thought I'll help you sell too. amusi No, I'll numvaga nagufasha umunsi gucuruza mfite ubumenyi budasanzwe buramukugurisha. Friend, will you go and get ready for school? Ntabwo wagenda ukitegura kujya ku ishuri. My friend, don't make me repeat myself. Umva ntutume nsubiramo nshuti yanjye shumi yanjye ntutume nsubiramo kandi n'umwana we. Ndebere nawe mama thank God reba wa musirimu wacu urukweto Mr. Calistus niko yitwa. Waramutse. This one, I am my best customer today. Nizere ko ari we mukiriya wa mbere mbonye nyine ngiye kumweza imbere. Nizere kuzanye n'amafaranga. Nizere kuzanye amahirwe cyangwa se amashaba. Niba ari amashaba ibyo ni ibintu byanjye. Ntugira ikibazo. Amahirwe ni ibintu byanjye. Mbihorana. Uyu mukiriya afite igikabyo. Thank God. Thank God kubera ko udasubiza atice. Uyu muhungu afunga umutwe. Ariko nta kibazo si uburyo mwitwaraho. Mr. Calistus waramutse nawe peti. Mufashe ikisekiriya. Urama umuceri n'ibishyimbo na kasitiyu mena n'agakoko. Izere ko wazanye amafaranga.
icyo nicyo cy'ingenzi. Mama, thank God No, you no, wanna no. shade me. Mama thank God, urashaka se kunaranga ngo sinjya nishyura kandi. Don't pay teachers well. Ndabizi abarimu ntago bahembwa neza. Ni nkaho cyakavuze ngo abarimu ntago duhembwa neza. But I'm darling. Yeah, I always have my way out now. Ariko nyine urabizi ntago biba byifashe neza nyine. Numve. Okay. Mama reka ngende. Ragiye. Rebe. Mungu aragiye aramusize. Hakuno ku kigo cy'ishuri batugarura. Rebe. Hakuno. Ndebere. Nyeshuri baba bari mu ishuri bari gukina urusimbi ndebere nawe. Byiza cyane dutangire. Mukine mara mukine. Hako yigiye gutsimbura arakara mwana ugira umujinya. Abari mu rusimbi. Ukurikiyeho dukine mwana. Baba bari mu rusimbi reba Thank God arimo. Thank God muri kumubona. Muri Thank God cyongereza cy'abanya Nigeria. Kanya baba barasomye. Rebe. Ujya gukina. Bakubise ku cyuma. Muracyakina yego turacyakina. Umva muve mu mashuri mujye kuri assembly vuba. Muve mu mashuri. Mugende kuri assembly bahita baca mu madirishya bano bagahita bigendera Nabibona. Reba baza hano. Hakuno nabwo bari gukina. Ni urusimbi. Basheteye bya bindi ngo niba ari vacu. Thank God ntabwo yahabura. Rebe. Ntabwo yahabura. Ntabwo twase. Ndebere bambaye nka Tupac. Biziritse ibitambaro mu mutwe. Ni ugutwika. Ndebere. Rebe. Biba hano. Bashese. Baba bari mu rusimbi. Urubyiruko rw'iyi minsi bataye umutwe bari mu rusimbi bari mu biki. Ibintu byose. Barashaka amafaranga vuba. Rebe. Igitego wane igitego. Twariye. Rebe. Amafaranga menshi cyane. Imva ngiye ku isoko Ku isoko niki kiri kuba yose. Yo business nshaka gukora. Mve. Twamuherekeza se. Ngiye guhasura. Muri abantu banje mwana. Ngagiye guhasoringa. N'abantu baramuherekeje. Rebe. Ibi n'abarimo Jimmy haso abarimo reba Thank God ibintu abarimo. Ndebere nawe. Ndebere umunyeshuri. Ndebere. Mwibutsa gukanda subscribe kuri YouTube channel NI LAMBA TV. Ni ingenzi. Kore no kukayogera kandi. Bibutsa ko iyi ni episode ya mbere. The new girl, umukobwa mushya. Episode ya mbere. Episode nyinshi zirahari. Ngiye kujya turebera ubuntu kuri YouTube channel NI LAMBA TV. Access ni ugukanda subscribe gusa ugakora no kukayogera. Sigo ukajya muri comment, gakanda like, hasi ibindi bikikora. Urebe hakuno mu rugo. Mama wiriweho. Meze neza. Zana amazi ninywera. Mubyeyi abananiwe avuye ku kazi. Ni Mama Thank God. Mama Thank God. Urebe. Muzanira amazi abansamo. Yica ingwaga si icyaka. Where's your brother? Musaza wawe ari nagaragaruka. Rebe. At this time? Kigiye cyose. Kigiye. Get me my phone. Mereza phone yanjye. Ko mama telefone urayifite mu kiganza. Wayataye umutwe yibagiwe kayifite. Zahamagare. Nimero muhamagaye
ntabwo ibashije kuboneka aka kanya mwongere mugerageze mu kanya wumve nimero muhamagaye ntabwo ibashije kuboneka aka kanya mwongere mugerageze mu kanya umuhungu usazanyicara ntabwo wagize umubona ku ishuri ujya ntabwo turi muri karasi imwe Do I not know that? ibyo kubera iki nabizi ntabwo uri busubize ikibazo cyanjye ujya rebe ndebere nawe ya good evening abarahageze urebe uturutse hehe ku ishuri By 6 p.m. saa 12 za nimugoroba nari mfite umushinga ariko wari ufite project ndebere Let me call your form teacher. reka mpamagare noneho teacher wawe Find out. mpamagare mwarimu menye ibyo ari byo menye wagwane Now, don't you trust me? se mama ntabwo unyizera Where are you coming from? uturutse hehe vuye okay mvuye kuri Emeka nari nagiye guhasoringa wumve yagiye guhasoringa rebera amafaranga reba amafaranga wowe reba doriba wabonye abandi bana hagati gito yari yagiye gutigita none reba reba amafaranga ahaye nyina wowe ndebere God. thank God Where did you get this money from? aya mafaranga wayakuye he? Told you now. ngo ni money banyana Nigeria we ngo ni money ariko nakubwiye mama urebe Did you steal this money? izi money ntago wazibye ayo mafaranga ntago wayibye mama oya wima kamama twamahire wimamazaho nawe Where did a small boy like this with no job get this amount of money? mungu ngana gucyo udafite akazi ayo mafaranga nagucya yakuye he Mommy, I just told you that I hustled. ko mama nakubwiye ko nagiye mu gatigito natigise You hustled. watigise Hustle is not work. ariko agatigito ntago ari akazi wa mwana we Okay. What is the name of the job you went to do? akazi ukora kitwa ngo iki mbwira izina ry'akazi ukora No. kujya ku ishuri se oya Bring home good results. No. kuzana base ibintu byiza mu rugo umusaruro ufatika mu rugo oya nabyo sibyo Instead, you hustled. ahubwo ngo wagiye gutigita On school is not everything. Shut up. mama ariko ku ishuri ntago haba buri kimwe Stop there. ishuri ntago ari buri kimwe ceceka aho ngaho wa mwana we All the school that Daddy went to, what did he achieve? ese papa ko yize ni iki yagezeho wumve byahise mukubita urukweto papa ko yize ni iki yagezeho All the time I used to go to school, I spend the market hustling. igihe cyose ndi gukoresha njya ku ishuri nakagikoresheje njya ku isoko mu gatigito nashaka amafaranga Concern business, concern school. ubundi ni irihe sano riri hagati ya business n'ishuri wumve Talk to me like that again, and I will send your calls to your father's people. umva niwongera kumvugisha gutyo nzafata umurambo wawe mwohereza iwanyu kwa so umve mwawe yakamubwiye ngo niwongera kumbwira gutyo unsubiza gutyo nzakwica noneho umurambo wawe mwohereze kwa so muri wanyu Where cyane did I go wrong with this one? umuhungu koko yamburanye iki byagenze Your bite father was still alive. iyo papa we byibuze aza kuba akiriho umve iyo papa we byibuze aza kuba akiriho mama byihore nta kibazo mwirengagize Ignore him. mwirengagize umve Between him and I, who is the parent? none se ubwo hagati yanjye nawe ninde mubyeyi umve The okra can never grow taller than its owner. mundi nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi nta rutugu rukura ngo rusumbe Clip ijosi your wings in this house. ndaza kubereka hano mu rugo sha ndaza kubereka mukecuru ararakaye ndebere ararakaye ndaza kubereka mama thank God muhungu amutesheje umutwe rebe hakuno Hey girl. bakobwa mumeze mute So girls, did none se bakobwa get your 1 month suspension? namwe mwabonye suspension y'ukwezi kose umve I got 2 weeks. wayangiye nabonye ibyumweru bibiri Yeah, me too. nanjye nabonye ibyumweru bibiri What? iki
So how did I get the harshest punishment? Like, kubera iki bampaye igihano gikakaye I njye didn't even touch the girl. kandi njye sinigeze nkora kuri uriya mukobwa umve Well, that's Yego. because your dad didn't negotiate or donate enough money to the school. ni uko papa wawe nyine atigeze abiganiraho n'abayobozi b'ikigo cyangwa se ngo agire udufaranga atanga ku ishuri nyine umve That's why it was some money. yari akwiye kuba hari udufaranga byibuze yagiye akabakinga kugira ngo nyine ikibazo cyorohe Oh my god. mana yanjye Can you guys imagine? I Ibaze. did you feel me? none ari hano ari Like you canceled my kumbwira London vacation. yahagaritse n'urugendo rwanjye rwo kujya London mu kiruhuko You know what? uri kudusetsa ariko wa Guys, mukobwa I'll we. call you back later. urabizi memuretseho ndabavugisha mu kanya baye I can't believe this. ibi sinabyumva urebe Dad! papa Daddy! papa Dad! papa You didn't negotiate my punishment. ese wigeze ubiganiraho ku gihano I just bampaye got 2 weeks and I got a... abandi bakobwa babahaye ibyumweru bibiri none njye bampaye ukwezi aho harimo akarengane umve You're right. It's super unfair. uravuga ukuri koko Yeah. ni akarengane yego Dad, you should have donated some money to the school or something. papa wari ukwiye kuba waratanze udufaranga ku ishuri cyangwa se ikindi kintu ukatubakinga mu maso kugira ngo kesi yorohe Amanda. Amanda. What do you think? Yeah. ibi ni byo utekereza koko Dad, yego the principal papa totally played you. principal yaragukinnye directrice yaragukinnye wowe But like, you can still fix it. ariko ndakeka n'ubundi wabikemura n'ubu narirarenga uravuga ukuri kuko nabikemura Thank you, Daddy. urakoze papa yego rebe kobwa karishimye ngo dadi yabikemura n'iki uyu ni papa Amanda bamwita Henry twabibonye Mr Henry tugarure hakuno rebe mwibutsa gukanda subscribe kuri YouTube channel ya NI LAMBA TV kora no kukayogera muri kuneza abantu bona tukiri mu gihumbi na subscribes gihumbi na koko kandi mureba filime z'ubuntu mutaguze access no gukanda subscribe mukande subscribe tugere mu bihumbi imirongo Dad, you should rebe walk. papa wari ukwiye gukomanga rebe byuka I'm still sleeping, Dad. ndacyaryamye papa Amanda byuka rebe Dad, this is invasion of pride. papa iki ni igitero uri papa iki ni igitero uri kungabaho kandi mba niturije nibereye mu byanjye Get dressed. ambara What? iki Are you changing my school? papa waminduriye ikigo Dad, this is ugly as ibi bintu bisa gutya si kandi noneho ni uniform bamuzaniye ariko ngo ni ibintu ngo birasa nabi One more swear word from you in this house, and you will see the side of me that you have. Amanda uzongera kugira indahiro urahira muri ako kanwa kawe hazagira indahiro yongera kuguturukaho uzabona uruhande ndiho utigeze ubona pe rebe ambara ubungubu ambara nyine rebe urazakinga kobwa aradanangira rebe Mom, you have to talk to Dad. He's umve changing my school. mama ugomba kuvugisha papa ari gushaka kumindurira ikigo Extra. ari kwitwara gutya kubera iki Morning, Amanda. waramutse Amanda waramutse mama That's better. ibyo ni byiza cyane Dad can't change my school. I have a mama papa ntabwo ashobora kumindurira ikigo mfite ubuzima bwanjye mfite inshuti whole morning and turn my whole nta nubwo afite uburenganzira bwo kuza ngo ambyutse life off. narangiza afate ubuzima bwanjye abushyire hasi gutya icara. Your father is really disappointed in you. mu by'ukuri papa wawe waramutengushye I didn't do anything. ariko mama ntacyo nigeze nkora Okay, fine, I did, but yego wenda I didn't naragikoze even touch her. ariko sinigeze mukoraho Besides, she started it. ikindi kandi niwe wabitangije She trolled you on TikTok. yego yarabashotoye kuri TikTok abavuga nabi I heard that. narabyumvise ibyo ngibyo But was that enough for an open confrontation? ariko ibyo ngibyo ntabwo byari gutuma mugenda mukamugabaho igitero mukanamukubita. Chiza hit her and not me. ariko Ciza niwe wamukubise ntabwo ari Amanda, you jyewe were there. Amanda wari uhari umve And you did not object. ikindi kandi ntabwo wigeze You ubihakana bullied that girl. ahubwo wowe waramutoteje
Hey, And you have to see it and take responsibility for your. urangije uriyicarira ibyo byose urabizi. We expect more from you, not from Chiza or Kayla. None niki witeze kuri Chiza na Kayla? Mom, do you know that Chiza Urumva bose aribo babiryozwa gusa. Kayla who actually Ariko mama, hit her God just Kayla na Chiza nibo bamukubise. None babahaye ibyumweru bibiri harimo akarengane. Amanda. Fine, I'm sorry. Okay, mumbabarire. Umve. You should say that to the right people. Ibyo ngibyo ukwiye kubibwira ababishinzwe. Yego. Great. Okay, byiza. Talk to daddy. Vugishe papa. Yego. Avugishe papa. Bagukorere save. Bagukorere save sha. Ya, mukande subscribe. Bibutsa ko episode ziracyahari nyinshi. Iyi ni episode ya mbere gusa. Maybe you should because Baby, wakongera ugatekereza ukabitekerezaho koko. Oya ntago nabikora. I have raised a spoiled brat. Nareze umwana w'indiscipline ahubwo spared brat. And I'm determined to change it. Kindi kandi niyemeje guhindura ikigo. Kubihindura byose. Ikigo nkagihindura. Yakoze agakosa kamwe. She is a rude, N'umukobwa witwara nabi. Temera gukosoka. Indiscipline gusa. she pay off her school Spared brat. to have a punishment. Yarangiza agatekereza ko yakanga n'igihano yahawe n'ishuri. She has to learn her lessons. Agomba kwiga isomo. we're not giving in. So Ariko nta kintu turi gutanga. she's learning. Nta kintu turi gutakaza wumve. Ari kwiga Dad nibyo. is oblivious of the sacrifices Amanda arasuzugura. Arasuzugura ibintu byose twakoze kugira ngo to give her tumuhe the lifestyle that she's ubuzima. addicted to right now. Niyo mpamvu yarenzwe. Yabaye addicted. See all that Gen Z stuff? Urabona abana bo muri iki gihe Gen Z. Gen Z nonsense. Gen Z ni nonsense ni ubusa ntacyo It has bazi. to end today. Ariko byose bigomba kurangira uyu munsi wumve. I hear you. Ndakumva That I baby. even agree. Kandi mu by'ukuri ndanemeranya nawe. Tough. Ko se kubera icyo ubundi biri gukomera. There no other measure we could take. Nta kundi se twabikemura. Akoze. The decision has been made. Namaze gufata icyemezo kandi sinakisubiraho. Tawo turinete. Fata n'agasuti kese. Tubonane mu kanya. Aranamusoma. Anamusoma sha. Ntakabizo. Rebe. Mama Manda nawe biramurenga. Ndebere nawe. Tugarure hakuno. Kwa mama Tanki God. Asohora ingorofani agiye gucuruza. Undi tuntu twe adutwara ku ngorofani. Agenda gatumika akazi. Sigaye ibintu bikagenda neza. Rebe. Do. Tanki God. Ndebere. Nyina aramureba. Why are you going to dress like that? Ugiye wambaye gutyo. School. Ku ishuri. Thank God. Tanki God. Do you know you look like a roadside house? Kugaragara nk'ikirara cyo ku muhanda mwana. This is our trip now. Ariko uku niko nambara niko naho ka drip kanje. Sana hano mwambike wacana. Kora bayari hagaritse. Ndebere nta no gutebeza kandi ni umunyeshuri. Ndebere nawe baze kugira ngo umubyeyi agutebereze n'ikintu cy'igisore. Babisebetse bigayitse. Now you can drip in a right and godly way. None uzajye wambara neza wa gihungu. Kandi urabeho. Rebe. Ya, mukande subscribe. Hakuno. Amanda ndetse na papa we. Rebe, papa. Where are we going? Tugiye hehe? Somebody's talking to me now. Hari umuntu uri kumvugisha none hara? Mu by'ukuri Seriously, Dad. Where are you taking papa me to? unjyanye he? Just be patient. That's all. Itonde ba witonze. Ba wihanganye. Kuki uri kwihuta ariko ukiri mutoya.
Tunde. Dad, this place doesn't look safe at all. Like, we can literally Papa, hano birasa nkaho nta mutekano uhari. kidnapped here. Bashobora no kudushimuta. Umve. Won't that be great? Ntabwo byaba ari sawa. Come on, Dad, this is so unfair. Papa, Like, nyumva ibi harimo akarengane. you're not even listening to me. Wagira ngo nta nubwo ushaka no kunyumva. Umve. Abashimuta. Bashimuta. Hakuno tuzane ku kigo cy'ishuri. Rebe. Abanyeshuri ndabona kuri Prince Memorial High School. Prince Memorial High School. Rebe. Hano umwarimu yapfukamishije abanyeshuri. Rebe. Wow. Nice one. Byiza cyane noneho sha. So you people have deliberately To wear socks to school. Mwanze kwambara amasogisi. After the school has warned you people that you have to wear. Nyuma y'uko ikigo kibahaye warning ngo mugende mwambara amasogisi mugaragare neza, mwarabyanze. You said no. Mwarabyanze. Rebe. That's the Sibyo? problem. Ariko icyo si ikibazo. Because I have socks in my pockets. Hano nazanye amasogisi mu mufuka wanjye. And it's 500 naira for a pair. Muguru umwe ni amafaranga 500, amanayira 500. Amanayira ni amafaranga yo muri Nigeria. If I hear that again, I'm going to eye your edge. Sinongere kumva ibyo bintu So nongera it's turabona. either you bring your money or you receive 12 lashes of this. Ndaguha amasogisi umpa amafaranga cyangwa se ngukubita inkoni 12 cyangwa nguripoting kwa Ayodeji, kwa Mr. Ayodeji. Uko bigiye kugenda? Master, na amafaranga dufite 500. Say what? Bivuze ngo 500 naira. na amafaranga 500 dufite. Rebe. You know I'm not a bad person now. Murabizi ntago ndi umuntu mubi. So I'll do 400. 400 noneho yo ndayemera. 400 ndayemera. Cyo nicyo giciro cya nyuma kandi 400 ndayemera muyeho 100. Got that thing. That's on period. Hakuno rebe. Iki nicyo kigo cyawe gishya. Numvise? Iki nicyo kigo cyawe gishya. Iki? Iki nicyo kigo cyawe gishya. You must be joking. Gomba kuba uri gusetsa ariko papa uri gutera urwenya. Do I look like a comedian to you? Urabona ngaragara nk'umukomediye se? Papa. This is a death trap. Like, this place Aha, is so nuko cringe. arasa nabi cyane. Va mu Dad, modoka. okay. If this is Okay. a lesson you're trying to teach me, I get it, okay? Okay, niba ari isomo uri kunyigisha naribonye narifashe. Papa mbabarira. Can we go home now? Reka tujye mu rugo noneho Like, dusubire and mu. think of this funny costume. Ngende nkuremo iyi myenda isekeje. Amanda. I say it again. This is your new school. Nongeye mbisubiyemo. Iki nicyo kigo cyawe gishya. Va mu modoka This must be a ugende. legit joke. Rebe, hano abanyeshuri bari kwishyura amafaranga babaha amasogisi. One of your TikTok pranks. Uratekereza ko ibi ari bya bindi byo kuri TikTok yawe se by'ubuprank? And it is not even a lesson. Ikindi kandi si n'isomo. What you see here is your new reality. Ibyo ubona hano niko kuri. Sohoka mu modoka. Papa mbabarira. Ndagusezeranyije zitwara neza, ngiye kuba umuntu mwiza. Ndagusezeranyije ntabwo ushobora kunsiga muri uyu mwanda. This dog. Umwanda. Mupapa araseka. Umwanda. Amanda, This dog is where your father went to school. uyu mwanda ubona niwo papa wawe yize. You are going to Rero nk'umukobwa wanjye genda utera intambwe mu za papa wawe. Ucaho papa wawe yaciye. Dad, you're Oya endangering papa, my life. uri kwangiza ubuzima bwanjye. You're messing with my mental health. Muzi nkaho mbega uri kunyanduriza ubwenge. Mentalite yanjye uri kuyangiza ubuzima bwanjye bwo mu mutwe. Ni gute watuma nza kuba hano hantu hameze nk'ikuzimu? if you were Uzabaho humura uzahaba. someone unapologetically, Niba ushobora kubangamira cyangwa se guhohotera umunyeshuri mugenzi wawe utamubabarira. Umva? Amanda. Nizeye neza ko nawe hano uzahaba uzasurviving. Kandi principal nibyo akwitezeho. No, Dad, I can't. Tugende va mu modoka. Urabizi? Rebe. Hurry up now, you are still walking slow. Mr. Karistus hano nawe bayasaze n'abanyeshuri byanze kwirwa ko bitagira iki. Rebe. Hurry up, oh. Mugire vuba sha mwinjire. Double up.
abanyeshuri baba bakerewe. Do Mr. Calistus, papa akira igikapu, kira hano niho nize nawe higa, windadinga aho wipapaza. Papa ntago wansiga hano, urebe umukobwa simwumiyeho, aho yitaga umwanda niho bamusize, urebe umukobwa zamwumiyeho, isi mwikaragiyeho biramucanze kubera indiscipline. Bakobwa mugira ikinyabupfura, namwe bahungu mugira ikinyabupfura. Baba baramuhamagaye, rebe. Oh my God, Chiza is calling. Mana yanjye Chiza arampamagaye, rebe. I can't let my friends find out about this. Ntago natuma inshuti zanjye zimenya bino bintu. Ntago natuma inshuti zanjye zimenya ibiri kumbaho. Tanamukupa. Tanamukupa. Kubabwa isi mwikaragiyeho, amutaye mu kigo. Ibyo yarigendera amusizemo, namubwiye ati iki nicyo kigo cyawe gishya. Hagarara hano noneho uhagume. Nagucya episode ya mbere irangiye, kambabwire ngo Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Ciao ciao. Ariko mukande subscribe kuri NI LAMBA TV, sibyo? Tuve hari ahantu dufata urundi rwego.